Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Vese muri Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 40 episode ni ya kabiri, aho turi kwiga kudoda iri riba ryacu muri kureba hano. Iri ni riba ryiza cyane rifite modeli zitandukanye, ariko harimo modeli igaragara cyane hano ku ijosi ariyo modeli y'ibibabi, ariko bikoze muri modeli tugiye kwiga bwa mbere. Ni ukuvuga ngo reka baza nkwereka zimwe mu ncamake. Njye gutangira muri episode ya mbere nabe tubye bafata ibipimo, muri episode ya kabiri tugiye gutangira gushushanya byose mubibone. Nyuma yaho rero nimara gushushanya ni ukomeka virizoline, ni ukudubura na popoline muzabibona. Mu nyuma nzakora amayipensi mubibone, dore ngibyo nkomeze ntere n'imashini muzi igipande cy'imbere n'icy'inyuma, muri bya bibabi byacu neza mbitere ku iribaya kugeza iriba ryacu ryuzuye rimeze gutya neza. Rero nta gutinda rwose, nta gutinda hano, mbese ntangira nanakomereza aho twagarukiye muri episode yabanjirije iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo nari ngiye gutangira gushushanya, maze kwereka uko bafata ibipimo umukiriya, uko babigabanya, uko bateranya amakutire, ngiye gutangira gushushanya. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere ngiye kubanza kukubwira ni uko iriba ryacu rigomba kuva mu muco umwe w'igitenge, kuko ntabwo modeli zaryo zitwara igitambaro kinini ku buryo umuco umwe waba muto. Umuco umwe w'igitenge urahagije. Uyu ni umuco umwe w'igitenge, kandi mu kujya kuzinga igitenge mbere na mbere menya ko uzi gutandukanya ubwiza n'ububi bw'igitenge. Hano ngo hari abantu batarabimenya, ati se mwarimu nabirebera he? Kaze mbikwereke. Ni ukuvuga ngo nujya kuzinga igitenge ntabwo uzazingira aho ubonye, menya gutandukanya ubwiza n'ububi bw'igitenge. Hano rero kanze mbikwereke. Ni ukuvuga ngo hano hari icyo twita riziyeri. Iyi riziyeri iba ifite amagambo, inyuguti cyangwa ingombajwi. Ni ukuvuga ngo reba neza, aho ubona hasomeka niho ku bwiza, aho ubona hadasomeka ni ku bubi. Rero nuzinga igitenge ubwiza uzabufungiranamo hagati, ububi nibwo ushushanyaho. Nibyo byibi nakoze. Bivuze ngo hano ku gitenge turi kureba ku bubi, ubwiza nabuzingiye mu imbere. Ni ukuvuga ngo rero ninjya kuzinga ndazingira ku kihe gipimo, ariko mbere y'uko ujya gutangira gushushanya menya ngo igitenge kiracurikwa cyangwa ntabwo gicurikwa. Ibyo bintu ugomba kubimenya. Ese hariho ibirabyo byatuma ugicurika bikagaragara ko gicuritse cyangwa ntabiriho? Mbere na mbere ugire ibishushanyo biriho umenya ngo kiracurikwa cyangwa ntigicurikwa. Noneho rero hano tugiye kuzinga, tuzingire ku gipimo kinini cy'umuzunguruko. Ni muri tayi, si ubibona? 3 turagabanya birangira tubonye ko bingana 12 n'igice. Ubwo n'amakutiro byose biba byamaze kugeraho. Mu gihe mu nda cyangwa nakoya, mu gihe mu gituza ari 12, mu nda ni 10.75. Ari umubare munini ni hano muri tayi. Hari igipimo cy'3 ahari, turagabanya bingana na 12 n'igice. Aha, tugiye gushakamo 12 n'igice. Niyo tugomba kuzingiraho nyine. Simubizi? Ni ukuvuga ngo ahantu hagoranye kuri iyi modeli, nyine ku ijosi hari utuntu ngiye gukora tw'utumodeli. Utagira ngo ibibabi ni ukuza ukabifata ugapfa kubyomekaho uko ubonye. Oya, ugiye kuza ubibone mu kanya. Hano ndazingira kuri 12 n'igice. Dore ngiyo 12 n'igice. Wabibonye? 12 n'igice. Iyo tumaze kuzinga igitambaro dukora iki? Hakurikiraho ijosi. Ukimara kumenya ko wazinze igitambaro ku gipimo kinini cy'umuzunguruko, nusanga umukiriya ahantu hanini ari mu gituza, ubwo niho icyo gipimo uzazingiraho. Nusanga ari mu nda, nicyo gipimo kinini uzazingiraho. Nusanga ari mu itayi, nicyo gipimo kinini uzazingiraho. Noneho twagiye gupima ijosi. Ijosi rero ubirebe neza, turatambika 4. Ibisanzwe nyine ntuzi ko siri bari 4. Cyakora bo ndari kaso duheruka kwiga dutambika 4 n'igice, ifite urutugu rumwe. Ariko hano ku iribaya ni 4. Impamvu iri akantu ni ukubera agashumi naravuze ngo kagendera, ntabwo tugasatiriza ku ijosi, niyo mpamvu twongera 4. Bivuze ngo hano dutambitse 4, turamanuka 2 nk'ibisanzwe. Gusa ingwa y'umweru ndabona itagaragara, kandi nanone ngiye kuhakora modeli ikomeye. Birarangira nkoresheje ikaramu, nta kundi nyine. Ubundi ikaramu mu gushushanya ntiba yemewe. Hari igihe ushushanya ahantu utari bukate, bikaba ngombwa ko iyo karamu ishobora kuzahinguka ko bwize kagaragara, cyane cyane nko ku myenda y'imyeru. Niyo mpamvu rero ntabwo bitangira umuntu akubwira ngo irengagize ku gitenge uyikoreshe. Oya, ahubwo umuntu abikubuza hose wowe nk'umunyeshuri, kugira ngo utazanibeshya ukayishyira ahantu ushobora guhinguka utabizi, ugasanga wangije umwenda w'abandi. Ariko aha ngaha ndabona ndi buyikoreshe da, kugira ngo muyibone neza mu mashusho, kuko ntabwo naza gukora ibintu bitagaragara, nabwo urumva nta kintu naba mberetse. Hano ijosi ntambitse 4, manuka 2.
se mubibonye ntambitse nako n'ubundi ngwiragaragara ariko si cyane ntambitse 4 manuka 2 dore manutse 2 kandi iriya rizeri ntabwo ndi kuyibara dore rizeri iri haruguru ntabwo ndi kuyibara uburyo tubara ntabwo irimo manutse 2 iriya rizeri yo haruguru itarimo wabibonye sawa ubwo twakomeje none ndahita nca nyine umurongo uturuka hano kuri iyi 2 uretse gato banze ubirebe gutya kuri 2 do ngende kuriya ngende waburetse gato ubirebe ngende ubirebe urabona ko ntabwo mise ko uburetse gato ntabwo mise ko ngenda ngo nzamuke hirya ahubwo hano ndaza ntambike nka 2 n'ubundi hano bivuze ngo muri ya kare natambitse ijosi muri 2 hagati na hagati nyine gukora nibura kano kantu kameze gutya kugira ngo nkore modeli ese uri kubibona cyangwa ntabwo uri kubibona se bigomberere ko ndubupime neza akantu ku kandi hano hirya kuri ya kare manuke kuri ya gitse n'ugeza hasi hanyuma hano hirya mvirindure kari akantu ariko nyine mbaye nk'umuntu ugereranya ariko kugereranya ntabwo mubikunda ubu ndabizi abantu benshi hano batse mwarimu ko tumenyereye gukurikiza ibipimo akantu ku kandi hano moto ari kuducanga niyo mpamvu rero nanjye hano ngiye gusesengura gusa ngiye gukora nk'ibi ngibi mberetse bivuze ngo n'ubundi ya 2 twamanutse tuyimanuka ku mpande zose hano dore ntangano ubundi n'ubundi reka nkwere uburetse gato nzana ikaramu wenda byoroshye ni ukuvuga ngo ijosi mbere na mbere natambitse 4 sibyo kabada nkoresha imibare akantu ku kandi ndabizi agira umuntu umbwira ngo mwarimu none ahangaho biraducanze none manutse 2 dore 2 ngaho karamu yiragaragara neza cyane none hano hagati na hagati ntago manuka 2 hoya ni ukuvuga ngo muri ya kane natambitse hariya hagati na hagati ni hariya muri 2 nuvuga ngo muri ya kane natambitse harahirya hagati na hagati ni hano muri 2 none hagati na hagati muri 2 ndaza mapime manuke nibura uretse gato do iyi ni 2 namanutse hano yo murayibuka hagati na hagati yari muri 2 ndaza manuke nibura rimwe dore rimwe ngiriye noneho rero ncumura nguturuka muri rimwe manuke kuri uwo manuka wivirindure ugere muri ya 2 ya hano nyine kuri ryajo sinamanutse nyirizina wivirindure ariko kuri apana kumanuka umeze nka V umurongo wivirundiye kuri uturutse hehe muri rya rimwe manutse hano hagati na hagati wenda aho biragaragaye bitandukana na bimwe bya mbere nari nkoze mu kanya manuke kuriya ngeze hariya none hano hirya naho nkomeze ngende se n'uvirindura ngeze hano hirya mu kaguni neza kugira ngo ya kane iri hirya imanuka imeze nk'ihagaze nk'ikoze nk'akave akapana guhagarara neza ahubwo imanuka imeze nk'ikoze nk'akave hasi ukuntu akaguni kuriya ihita yongerezamo gusa muri kano kaguni hasi n'umuti ntabwo harenze uburebure bwa 2 duturutse haruguru wenda nimbyerekana murabibona nintanabyerekana ni ibintu bigaragara twakomeje hano hirya twagiye ku amaha iribaya ry'amaha yo gusiga murabizi neza tamanuka 3 so nyita amaha hakogiye nkunda kuyita amaha kugira ngo birikorohere kubivuga none mpita cumura ngo tuzuka ku ijosi ugera muri ya 3 byose ni ibisanzwe iyi modeli yo ku ijosi ubundi ntabwo mwari mwana yiketse kwihari kubera biriya bibabi byari biriho none rero hano ku maha nse n'uwinjiramo kari akantu gato ibingibi murabimenyereye nk'igice urabona uriya murongo muremure nari ngoroye nciye uwundi wa 2 mera nk'uwinjiramo wuheta gato biriya nawe ugomba kuzabikora none rero ngiye gushyira igipimo cyo mu gituza 3 kugabanya 4 bingana 9 9 guteranya 3 ka kutire birangana 12 12 ndayipima nurutse hano hamwe ya 3 ubundi yageze hirya manuka niho ngomba gutambikira igipimo cyo mu gituza dore 12 iragira hariya wabibonye ni kuvuga ngo hano igeze uhibuke ntuhibagirwe mukandaza kwahera ngiye kumanuka nurutse hariya manuka hasi wakibaza ati sasa rero tugiye kurikizaho iki ngiye gushyiramo igipimo uburebure bw'iribaya ni 17 duteranyaho rimwe n'igice rya kutire harimo na epensi yo gusiga biba 18 n'igice bivuze ngo nanjye rero ngiye gupima uburebure bwa 18 n'igice ku mpande zombi yaba uruhande rwa hano rugana ku maha yaba uruhande rugana hari hagati nanjye ngo rugana hariya hagati na hagati hose ndamanuka 18 n'igice mujya mwihanganira nyine imvugo hari igihe imvanga ariko ntimukabitindeho mba nasobanura ama episode menshi riga naho ngaho mba nagerageje ni ukuvuga ngo hano buri burabugarukiye ndaca umurongo utambitse gutya
aha kuri ya 18 n'igice mutece umurongo utambitse gutya kuri ya 18 n'igice hajya uburebure bwa 17 noneho rero hano hagana ku maha hirya mite nzamuka gatatu rero ni ibisanzwe kugira ngo tumene nk'abakora akamadiba kwiribaya n'itegeko rwose none tuzamuke gatatu aduca umurongo uturuka kuri ya gatatu manuka usa n'usatira hasi ute n'uwikata kuriya ariko wirinde gutangira kuwukata wagezemo hagati na hagati hari abantu batangira kuwukata bagezemo hagati na hagati noneho rero mite kumanura umurongo uturuka harya mu gituza abona se igipimo cyo mu gituza murahibuka hariya neza ku maha manuka umurongo ugororotse neza ugera hano hasi kuri ya gatatu nk'ubu ndamutse nkubajije ati se kuretse igipimo cyo mu gituza kuki nasize nk'icyo muri taye ndabizi bamwe muri mwe byabacanga aho ni ukubera iki baze nkate turabisubiza mu kanya icyo kibazo nsage mwakinsubije ni ukuvuga ngo hano leta nkata nk'ibisanzwe dore iyi modeli yo ku ijosi ubundi kubera ibibabi byari biriho ntabwo mwari muri kuyibona sibyo ariko dore ubu ngubu murabibonye ko hari modeli ku ijosi niyo mpamvu navuze ngo mwitonde abantu benshi bageze ngo iyi modeli y'ibibabi yoroshye koko nuko uzakora ibibabi umuntu akomekaho usibye no kuba bisa n'ibitoroshye hano noneho ninjira no mu gukora biriya bibabi nabyo biragorana birasa n'ibigorana ni ukuvuga ngo aka kantu mwakabonye mu ncamake kariya kajosi kameze kuriya mwakabonye mu ncamake noneho rero aha ngaha no gukata bisanzwe hano nkaza ngakata nkazamuka gutya nitonze urabona ko ntabwo ari ibintu bigoye rwose biroroshye cyane urabona ko hari ahagana hahuza ijosi n'amaha uriya murongo naciye nabaye nk'uwinjiyemo akantu gato nyine mera nk'akantu ko guhitamo gatoya mwakabonye kugira ngo hari ibintu byipfunyarika buri imbere ukuntu umuntu aba agira ngo abikuremo nubwo nyine imbere n'inyuma bisa n'ibigendana hano ku iribaya ni ukuvuga ngo ijosi ryacu ngiryo iyo tutashyiraho ibibabi urabona ko n'ubwaryo ijosi ni modeli sibyo ni modeli hatagiyeho na biriya bibabi ubwaryo ni modeli ese biriya bibabi waba uzi ko nabyo ari modeli y'iki gitenge amabara arimo ni ukuvuga ngo biriya bibabi buriya ntabwo nabura kubikubwira nubwo n'ubundi abakiriya batazababuza gukunda ino modeli ariko bino bibabi byangiza igitenge pe ndabivuze ni ukuvuga ngo ino bibabi ni bino binini bishushanyije mu gitenge bino biziga biri mu gitenge by'ibibabi nzagenda mbiconge bivuze ngo ntabwo wabikuramo hano biri ku murongo bitondetse neza kuko utangiza umwenda wenda ukuramo hano ukuremo no hirya gato no hakurya no hakuno usanga wangije igitenge pe niyo mpamvu rero kino gitenge cyacu kugira ngo tubone cyo kudubuza biba bigoye mu kanya cyose turaza kuza kugenda tugikatakata dukuramo ibibabi muraza kuza kubibona mutegereze gato muraza kuza kubibona ni ukuvuga ngo rero ndacyakomeje hano nyine icyo umuntu aba agomba gukora ushaka gusirinya ku bubi kubera ko muri cya gihe umuntu aba agiye kudubura guteranya ugomba kumenya ngo ahazajya ku bwiza nihe azajya ku bubi nihe nibyo nta bindi noneho rero iyo tumaze gukata igipande cy'imbere tugiye gukata ibipande by'inyuma impamvu mbyita ibipande inyuma nkabyita igipande ni uko inyuma ari ibipande bibiri hagati na hagati hacamo imashini naho ndaza nzinga igitenge cyacu nk'uko bisanzwe sibyo nk'ubu ngubu nakubaza ngo igipande cy'imbere n'icy'inyuma bitandukanira he hari ababyibagiwe tugiranye kuri season ya 40 na n'umuntu uramenya gutandukanya igipande cy'imbere n'icy'inyuma aho bitandukanira ni hehe ndabikwereka da humura ndaje mbisubiremo ariko sinzi ukuntu uzajya wigira kwibagirwa nabyo ni ikindi kibazo ntukazajya wibagirwa pe sinkurakariye singuciye intege ariko ntukigire kwibagirwa ujye usubiramo ibiri ikintu kibitera no kudasubiramo byose nk'amasomo duri hano abahari ni ukuvuga ngo hano rero nimara kuzinga igitambaro ndarambika cyo gipande cy'imbere nk'ibisanzwe nzi hano ndenzemo rimwe n'igice y'imashini itandukaniro rya mbere waribonye rimwe n'igice y'imashini igomba kurengamo hano uramba abonye ko ingoma utazayibona gakishaho n'agakaramu no hasi naho ndenzemo rimwe n'igice y'imashini dore ngiyo mu gihe rero ahagana hirya ku maha nyine biba biri kureshya bingana noneho ahangaha harenga muri igice y'imashini noneho aba ariho nkururira igitambaro neza umunsi nasobanuye episode nyinshi nyine muri kumva imvugo yanjye hari ukuntu meze nk'uri gushyiramo utundi tuntu ariko mubyihanganire ni ukuvuga ngo hano rero mite ko nza hano hasi naho nzengire kuri iriya ngwa ni ukuvuga ngo ndi gusirinyaho igipande cy'imbere cyagarukiye kugira ngo mbone ko ngabanye uburebure
kw'igipande cy'inyuma. Kw'inyuma nayo ipensi itambitse ijyamo. Naho nyuma yo kuhasirinya negura igipande cy'imbere kuriya, nze hano ku gipande cy'inyuma nkureho rimwe. Hano hasi. Rimwe gusa rirahagije. Ni ukuvuga ngo rimwe niryo ipensi itambitse y'imbere. Rero inyuma kuko ntayijyamo, nyuma nta mabere haba. Niyo mpamvu tuza tugakuramo wa mubare wa ipensi y'amabere y'imbere. Ipensi itambitse buririga ijya ahantu nyine uko byamera kose hari amabere. Rero birumvikana ko inyuma hajyamo ipensi ihagaze gusa, ipensi itambitse mu gihe atari ngombwa, iri rimwe rigomba kuvamo. Aho rimwe nagenda isirinya kwacisha umurongo kuri hasi ubwa mbere tubikoze. Noneho nkahita mpakata kuriya kugira ngo mpite nkuraho wa mubare kwanza, bihite biva mu nzira hakiri kare. Kuriya. Noneho nsubizeho cya gipande cyacu cy'imbere, mbere ngicyo. Hanyuma rero ahandi hose, wenda reka hano hirya naho mbaze mparinganize. Mparinganize kuriya. Wibuka ko hano igipande cy'inyuma kwa kundi nkizinga, hano igipande cy'imbere hano bigomba kuba bireshya cyangwa igipande cy'inyuma kigasumbaho kugira ngo ninkata bireshyeshya hano hagana mu maha. Hano hagana mu maha tuba tugomba kubireshyeshya. Na hano naho watambika naho tugomba kubireshyeshya. Noneho rero hano ku ijosi niho tugiye gukemura ikibazo cyaho kitoroshye. Ni ukuvuga ngo iyi modeli y'imbere uko byamera kose nyuma ntayihari. Aho bigiye kugorana. Ariko si cyane nk'imbere pe mubitegereze. Hano rero ni ukuvuga ngo wenda nshobora kuvuga ati imodeli yacu hano yagiye gutya igarukira hariya hano anayigarukira hano. Noneho ngahita nkuraho kino gipande, ngahita noneho nkaza ngaca umurongo gutya ugatambika nyine furoma ijosi ry'inyuma nk'ibisanzwe. N'ibi ngibi. Mbese hari ibindi birenze ibi. Impamvu ubona ijosi ribaye rinini mu butambike ni ukubera ko hiyongereyemo amabare. Dore iyi metero banza nishyi. Metero ntabwo mba nyishaka, ifite utubare duto ukuntu. Ni ukuvuga ati reka baza niyo dusa. Iyi ngiyi niyo ifite imibare igaragara niyo nkonda. Noneho ni ukuvuga ngo buretse gato. Hano dukuyeho rimwe n'igice y'imashini ntabwo tuyibara. Tugapima umubare usigaye. Tubona ko ari ya kane n'ubundi dukeneye. Sibyo? Impamvu wari ubonye ijosi ribaye rinini cyane ni ukubera ko hari hiyongereyeho umubare w'imashini w'inyuma. Ariko ndamutse mukuyeho n'ubundi ni ya kane y'ijosi bisanzwe. Hano nkuyeho rimwe n'igice y'imashini, hano hasigaye n'ubundi ya kane. Singiyo ya kane? Siyo. Noneho ugahita umanura umurongo ugatambika ukagera hano ku ruhande. Ni ukuvuga ngo uhita ugera ku ruhande neza na rimwe n'igice y'imashini ukagenda uyikataho ku ruhande. Hanyuma rero mu kumanuka ni kabiri ntabwo yarenga. Kereka wenda nyine hari ukuntu dushobora kugira wenda umubare tukawurenzaho gato, ariko abantu benshi turanganya. Ariko reka mbikate gutya nta kibazo. Ako ushaka kurenzaho gato kugira ngo inyuma umere nk'uwarangaje gato, hari abantu baba bashaka ibitugu ngo birangaye inyuma. Tubyita ngo bituguda, ariko bahati ni ibitugura cyangwa ijosi ry'inyuma. Ijosi ngo rirangaye. Igipande cy'inyuma hano no kukigaburamo kabiri. Iki ni icy'inyuma. Utazibeshya ukabikora ku cy'imbere. Icy'imbere kiba ari igipande kimwe, iby'inyuma hano bibaye bibiri. Iyi ni rimwe n'igice y'imashini. Naho wenda reka tuhasirinye tuhashyira kariziyeri. Kariziyeri n'ubundi reka n'indubura kazagenderamo. Niko nyine tuba twarabyize mu mategeko yo kwiga kudoda, ariko nyirizina kano kariziyeri n'ubundi kwa kundi tuba tudubura tukagenderamo. Ariko impamvu ngo tuba tugasizeho ngo niga kudoda ni ukugira ngo tuzabone aho duteranyiriza duterere imashini nako. Hano rero ndimo ndasirinya ku bubi kugira ngo muri cya gihe nzaba ngiye kudubura nzamenye ngo ububi ni ubu, ubwiza ni ubu. Noneho no kuvuga ngo ibipande byacu dore ngibyo. N'ibipande by'inyuma ngibyo uko nabikase mwabibonye, nashushanyije mubibona, ndakata mubibona, byose ngibyo. Hanyuma dore hano n'igipande cy'imbere. Nacyo reka nyirambure mu kibone. Ntabyo kuvuga ngo ndakase ngo simberetse, dore ngibyo. Sibyo? Wabibonye rya josi? Ubu ngubu sinasobikira hano ra? Kansobikire hano. Bye bye ndabakunda. Episode twaribaga episode ya kabiri kuri season ya 40. Bye rero tuzasubira muri episode ya gatatu n'ubundi season yacu ni 40. Mwaka tugeze kuri finale. Mubwira ngo muri episode ya gatatu nta kiri dukomereza hose byari amaboko yaba ari amwe yihishemo indani, yaba ari ibibabi, byose mubitegereze. Simvuze ko byose wenda byarangira muri episode ya gatatu, ariko aho irangirira nyine hazaba araho
turareba ibishoboka byose tubikore. Nkubwira ngo dufite groupe y'amasomo na groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri, ni karibu muri Isanga ku bakeneye kwiga kudoda. Andikira Mwarimu Valence kuri nimero ya WhatsApp aragufasha kujya mu bandi naho. Rero nkubwira ati kuri TikTok naho ni Valence Made Rwanda TV, naho wanyarukiraho ukamfollowinga. Kuri YouTube ho rwose ntabwo waba uri kureba isomo tugirana hano ku musozo utarakora subscribe nimba utarayikora. Kandi mu gihe cyose warebye isomo kora like. Kandi nkubwira ngo ndabakunda cyane kandi murabizi neza ko mbahoza ku mutima. Like ntimuyibagirwe. Bye bye, naho muri episode kuri